Reka mbifurize amahoro kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza kandi rwose aho uherereye. Reka nkwifurize impagarike n'ubuzima kugira ngo rwose ukomeze kugubwa neza. Turi mu bihe bidasanzwe ariko kandi ibihe bifite icyo bimaze ku buzima bwa buri wese, kabone n'ubwo utaba umeze neza ariko nzi ko Imana ihari. Reka nkwifurize umugisha rero kuko umaze kuba mu muryango mugari wagize Cyomoro TV. Suhuza abantu mwese muri mu bihugu bitandukanye, ndabizi ko mudukurikirana, abantu bari muri Amerika, bari mu Bufaransa, abantu bari ahantu bagiye hatandukanye, kandi nzi ko muri inshuti za Cyomoro TV abantu bari muri Mozambique, abantu bari ahantu bagiye hatandukanye, abantu bari mu mujyi wa Kigali, hirya no hino mbifuriza umugisha w'Imana kandi rwose mbifurize kuba igisobanuro cyiza ku buzima bwawe ndetse n'ubw'abandi. Yego, Imana ibaho umugisha kandi rwose nejejwe nuko uyu mwanya twongeye kubana, twongeye kugirana ibihe byiza. Ndabizi ko kandi udukurikirana umunsi ku munsi, ndabizi kandi ko udukunda, nubwo arabambwiye ati rwose nubwo tutavuga muri comment ngo tuvuge ariko tuba tubazirikana kuri Cyomoro TV. Ndagushimira uruhare rukomeye rwose pe, no kudutega amatwi aba ari uruhare rukomeye cyane, no kuba mu ruhande rwacu rwose nubwo umuntu ataba kureba ariko ndabizi ko rwose mudukurikirana. Mumaze iminsi ambwira ati rwose twebwe siko abantu bose bavuga, ati nanjye ndabireba ariko simvuga. Yego, reka ngushimire umusanzu rero ukomeye, mubwire ngo wabaye umuntu w'ingenzi, mubwire ngo wabaye igisobanuro cyiza ku buzima bwanjye muri iyi minsi yose tumaranye. Ngushimire ko inama zawe, ibitekerezo byawe, gufata umwanya wawe ukavuga ati ngiye gutekereza, ngiye kumva Cyomoro TV, nabyo ni ikindi kintu gikomeye cyane cyane rwose. Mpaye agaciro kandi mpaye agaciro pe. Ndabizi ko muri abafatanyabikorwa beza kandi beza. Imana ibaho umugisha rero. Hari ikintu ntekereje muri iki gihe kitoroshye cyane, kimeze gutya. Navuze nti tugirwana ku ntego ivuga ngo ndi igisobanuro ki mu buzima bw'abandi cyangwa se bwanjye n'abandi. Sinzi mba byumvikanye. Ndi igisobanuro ki mu buzima bw'abandi. Hari umuririmbyi ugize kuririmba aririmba ngo abantu babona ko n'imiseke igoroye, abandi bakabona ko ndi iki, ngo ariko uko ndi nuko meze byose bizwi n'Imana. Ariko uyu najya twibaza tuti ubundi ndi igisobanuro ki mu buzima bw'abandi? Ese wowe uri igisobanuro ki mu buzima bw'abandi? Iyo turi mu buzima busanzwe hari igihe usanga umuntu wenda bamuvumira ku gahera, kuba turiya ni umuntu mubi, uriya muntu wenda ntasobanutse, uriya muntu wenda ni injiji, wenda ariko abantu bivuga na gutyo, uriya nta kigenda cye kubera izi mpamvu, bakavugira n'impamvu bashingiraho. Umuntu akagaragara nk'aho nyine mu buzima bw'abandi wenda asuzuguritse cyangwa se adafite icyo avuze. Mu Rwanda tuvuge gutyo kuko tubivuga wenda nk'uko bigiye biri mu buzima bwa rusange. Abantu bakabyibazaho, abantu bakibaza ati se yego, bakabyibazaho. Byatumye rero mfata umwanya wo kwibaza ngo ubundi njyewe ni igisobanuro ki mu buzima bw'abandi ndetse no mu buzima bwanjye? Ni igisobanuro ki mu buzima bw'abandi? Reka tuvuge wenda kuri ijambo ndi igisobanuro ki. Buriya hari igihe umuntu abaho akaba afite icyo avuze mu buzima bw'umuntu, akaba afite icyo afite avuze mu buzima bw'umuntu. Hari nk'aho uzajya wumva abantu bavuga ngo uyu ni inshuti yacu magara, uyu ni inshuti ya bugufi, uyu ni umubyeyi wanjye ndamukunda byihariye, uyu ni uyu. Ibi byose rero bikaba bifite icyo bivuze n'icyo bimaze mu buzima bw'umuntu. Ubuzima bwawe buba bufite icyo bivuze mu bandi. Buri muntu ashobora kuba mu bandi, niba abantu baba ari nk'icumi, abantu 10 wenda bari hamwe n'urugero, cyangwa abantu 10 babana, buriya buri wese aba afite icyo avuze mu buzima bw'aba bantu bari kumwe. Ati gute? Urugero rwa mbere, umuntu ashobora kuba wenda ari umuhinzi, undi ari umucuruzi, abandi wenda nta kintu bakora, ariko wa muhinzi wenda akaba yabaha ibyo kurya n'urugero, cyangwa se akashakira wenda icyo kurya. Ariko wa wundi w'umucuruzi wenda akavuga ati ngewe uko ndi umucuruzi, reka wenda aba bantu b'inshuti yanjye reka mbaha umwambaro. Noneho mu gisobanuro rero cy'aba bantu bombi twahoze tuvuga, bari abantu bombi turimo kuvuga,
baba bafite icyo usobanuye mu buzima bwabo, baba bafite icyo wowe usobanuye mu buzima bwabo. Reka tuvuge urundi rugero rukomeye, wenda rukomeye cyane abandi bantu bose bumva. Umugore n'umugabo kenshi iyo babana wenda mu buzima bwabo bwa buri munsi, burya buri umwe aba afite icyo avuze, aba afite icyo avuze mu buzima bw'undi, kandi rwose ndetse kuganira mbabwira ngo hari igihe umuntu agufasha kugera ku nzozi zawe, hari igihe umuntu ushobora kubana ukabona ko ari uw'umumaro, hari igihe ushobora kubana ukabona atari uw'umumaro bitewe n'impamvu. Ubwo ndimo kuvuga ku mpamvu z'ijambo yitwa igisobanuro. Kubera iki mfashe umwanya wo gutekereza ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo uri igisobanuro ki mu buzima bw'abandi ndetse n'ubwawe? Wenda ndi bwite ku buzima bw'abandi cyane, ku buzima bw'abandi. Hariho rero kimwe mu cyambere numva tugiye kuvugana, ni uko ugomba kuba uri igisubizo mu buzima bw'abandi. Kubera iki rero ari ngombwa? Buriya mu buntu bw'Imana, mu rukundo rw'Imana rugaragarira mu buzima tugirana. Uburyo abantu babana ni bimwe mu gisubizo, ni bimwe mu kintu gishobora kugaragaza ko uri igisubizo, cyangwa se sinzi ko nabivuga, uri igisobanuro cy'igisubizo cy'abantu. Reka tuvuge urundi rugero. Murashobora kubana bakabana ari benshi, mu rundi ruhande abantu bakabana wenda ari inshuti, ariko kenshi iyo abantu babana ukagira icyo wowe Imana igukorera wenda cyahesha abantu umugisha, ntabwo uhera hirya irihera kuri ba bandi kenshi mu bana. Biba bivuze rero ngo iyo abantu babana baba bakwiriye kuberana igisubizo. Ukwiye kuba igisubizo mu buzima bw'abandi, ukwiye kuba igisubizo mu buzima bwawe kugira ngo bigire umumaro ku bandi. Icyo gihe rero nubwo uri igisobanuro cyiza ku buzima bw'abantu, sinzi niba ibintu biba byumvikana. Ukwiriye kuba igisubizo, ku buryo abandi bagufata nk'umuntu ubahumuriza, nk'umuntu ubafasha mu bibazo byo mu buzima bwa buri munsi. Kubera iki? Abantu benshi mu bisanzwe bakunda ko baberwa igisubizo, niba byumvikana. Abantu bose bifuza ko abantu bose bagenda babagirira umumaro, bakababera igisubizo, ariko ni ingenzi, ni n'umwanya mwiza, ni n'ikintu cyagufasha kuba igisobanuro cyiza mu buzima bw'abandi. Ni uko ugomba gufasha abandi, kubahumuriza, kubumva, kubafasha mu bibazo byabo bya buri munsi. Icyo nicyo kintu cyashobora gutuma uba igisobanuro cyiza mu buzima bw'abandi. Icya kabiri, sinzi niba byumvikanye ko icyambere ni uko ugomba kuba igisubizo, ukaba igisubizo mu buzima bw'abandi, ukabahumuriza, ukabatega amatwi, ukabafasha mu bibazo byabo bya buri munsi. Iyo ni kimwe mu kintu cya mbere gishobora kuboneka cyatuma uba igisubizo, igisobanuro cyiza mu buzima bw'abandi. Reka tuvuge ku kindi kintu cya kabiri, numva natekereza ku bintu bitatu byonyine. Iki kintu cya kabiri kiravuga ngo ukwiriye kuba itara rimurika, cyangwa se ukwiye kuba urumuri rusakaye, ibitekerezo byawe, inama zawe uha abandi bikaba ari ibintu by'inyamibwa, bikaba ari ibintu byiza kandi bifite intego, bitanga icyizere n'ubuzima bw'ejo hazaza. Imana igumugisha cyane. Mu kugira ngo igisobanuro cyiza rero, ni uko ugomba kuba itara rimurika, ibitekerezo bikaba byiza mu bandi, ukaba umwe mu bantu bashobora gutanga icyizere cy'ubuzima. Icyo ni kimwe mu kintu kiba mu gisobanuro, gituma uba igisobanuro cyiza mu buzima bw'abandi. Wenda dushobora kubyibazaho, abantu bashobora gushingira ku mpamvu nyinshi. Itara, iyo tuvuze itara tuba tuvuze ikintu kijya ahantu hirengeye, abantu bose bakabasha kubona urumuri. Ni ukuvuga ngo rero mu kuba igisobanuro cyiza, ni uko ugomba kuba itara rimurika. Imirimo yawe, ibikorwa byawe byiza, inama zawe nziza, imigambi yawe myiza,
ikaba itara mu bandi, ikaba icyitegererezo cyiza mu bandi, gutyo gutyo, hanyuma ugatanga icyizere cy'ubuzima ku bandi, ubaye itara ryiza, itara rimurika urumuri rwawe, ibikuvamo ukuntu wowe umeze bikaba rimwe mu bintu byatuma izina ry'Imana rikomeza guhimbazwa. Kandi rwose hari ikintu tugiye gusorezaho kimwe, ariko numvishe cyiza cyane, cyangwa ngo uri impano mu buzima bwabo. Ukwiriye kuba impano mu buzima bwabo, ku buryo abantu bakubona nk'impano, ukaba igisobanuro cyiza. Iyo umuntu ari igisobanuro cyiza aba ameze nk'impano mu bandi, aba ameze nk'umuntu, impano sinzi niba byumvikana. Fata wenda tuvuge umuntu nimba aguhaye impano akayifunika neza akayiha umuntu, biba bivuze ngo uri impano, uri nk'ikintu gitangwa cyiza, uri impano mu buzima bw'abandi. Bivuze ngo wowe ubwawe n'ibikurimo bikwiye kuba impano, bikwiye kuba ari ikintu kidasanzwe mu buzima bw'abandi, ukwiriye kuba udasanzwe. Dufite ubuzima bukomeye muri iyi si ya none, tuba dufite n'ibibazo byinshi dushingiye ku bihe abantu dufite, dushingiye ku ubuzima bw'abantu hano muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Dufite ibibazo kuko abantu bose icyo wakwitezemo umuntu si cyo ubona. Kubera iki rero ibyo twitezemo abantu atari byo tubona kandi byaba bikwiriye? Hari igihe umuntu umubona ukibwira ko wenda azaba igisubizo cyawe, ariko ntabe igisubizo cyawe. Reka dutange urugero rukomeye cyane. Hari igihe abantu bajya mu muryango bati tugiye gusezerana wenda tuzabana akaramata, ariko ntibukeye kabiri ugasanga imitima y'abantu, ugasanga ubuzima bw'abantu ntibuhura, ahubwo umwe agakomeretsa undi, abantu bakabaho mu bintu by'ibikomere by'ubuzima bwa buri munsi. Icyo nacyo ni ikibazo kandi kitoroshye cyane, ariko turimo kwibaza ngo ubundi ngenda igisobanuro iki mu buzima bw'abandi? Ubundi ngewe ndi igisobanuro iki mu buzima bw'abandi? Wowe uri igisobanuro ki? Ese abantu ni gute barimo kukubona? Ese uri iki? Mbega usobanuye iki mu buzima bw'abandi? Usobanuye iki mu buzima bw'abantu? Ni iki kintu? Ese uri impano mu buzima bwabo? Muri impano mu buzima bw'abandi? Ese uri nk'ituro? Ntabwo nzimba byumvikana. Wowe urumva waba impano mu buzima bw'abandi? Reka twibaze dutyo tuti dukwiye kurangwa n'ibi bintu bitatu. Kandi rwose pe, kugira ngo ube igisobanuro cyiza ukwiriye kuba igisubizo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ugomba kuba itara rimurika. Icya gatatu, ukwiye kuba impano mu buzima bw'abandi, kugira ngo nyine urusheho kuba igisobanuro kizima. Iyo tuvuze igisobanuro ni iki rero? Reka twenda tubivuge muri ubu buryo. Iyo tuvuze igisobanuro ni uko tuba dufasha ubuzima, cyangwa se ndabivuga gutera. Iyo tuvuze kuba igisobanuro kizima, ni uko dushobora gufata ikintu tukakivugaho tukagishakira n'igisubizo. Noneho rero wowe ukwiriye kuba igisobanuro, ntabwo mbizi, ukwiriye kuba igisobanuro kizima mu buzima bw'abandi, ukaba igisobanuro cyiza, ku buryo wowe uba nk'impano, kugira ugeraho ukaba nk'impano mu buzima bw'abandi, kugeza mu gihe kibaho ukaba nk'itara mu buzima bw'abandi, kugeza igihe kibaho ukaba igisubizo mu buzima bw'abandi. Dufite ikibazo cy'uko abantu barimo gutakaza ubumuntu muri ibi bihe, ugasanga umuntu ntakiri umuntu, ugasanga umuntu afite mbega ubuzima bwe n'ubumuntu bwe bwarashize. Tugeze mu gihe ushobora guhura n'umuntu ukamubwira ati wenda ntiza amayinite mpamagare, aho kugira ngo agwe kugatekirisha ngende ugura amayinite, kubera kutizera n'ibibazo biri muri ubu buzima. Tugeze mu gihe gikomeye dusanga abagore n'abagabo barwana, cyangwa se ejo ukumva umwe yishe undi. Tugeze mu gihe bikomeye cyane ku buryo umuntu atagira igisobanuro mu buzima bw'ubundi. Ndimo kukwinginga ngo ube igisobanuro mu buzima, igisobanuro cyiza mu buzima bw'abandi. Tugeze mu gihe gikomeye aho abagabo badashobora guhuza umugambi, wenda umugambi wabo ugasanga ntuhura. Tugeze rero mu gihe gisa nkaho gikomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turimo tubona ko isi irimo kugenda ihindagurika, ariko ndimo nifuza ko ubuzima bwacu bwaba igisobanuro kizima rwose. Maze iminsi nimfashe umwanya
byinshi ntekereza ariko bigiye gutuma kenshi dufata umwanya wo tuganira, nubwo wenda amakamera zitaraboneka ariko turabizi ko zizaboneka tugakora birushijeho kuba neza. Abantu mwese rero kandi mufite ishyaka ryo gukorera Imana pe, mwerekeze mu mutima aho ngaho naho haba ari ingenzi, kugira ngo nawe igisobanuro cyiza, igisobanuro cyiza kuri Cyomoro TV, igisobanuro cyiza mu buzima bw'abandi, igisobanuro cyiza ku babyeyi bawe, igisobanuro cyiza ko mubana wenda mu ruhande ube igisobanuro cyiza. Ndagira ngo twegere umusozo ariko tugire n'ingamba dutekereza, tugire n'ikintu dutekereza ku buzima bwacu. Ese uri igisobanuro cyiza ku buzima bw'abandi? Ko bikwiye ko wakabaye igisobanuro cyiza mu buzima bw'abandi, ubundi uri igisobanuro cyiza? Ese uri igisubizo? Ese uri itara rimurika? Ese wumva uri impano? Wumva ugeze kugira ubwiza bwo kuba waba impano mu buzima bw'abandi? Wenda twagatanze n'ingero z'abantu bamwe bagiye bitanga bakaba bamwe mu bantu bagaragaje ubutwari, ariko reka tubwire tuti uri iki? Uri igisobanuro cyiza mu bandi? Reka dusoreze aha ngaha. Reka mbabwire ngo ni ingenzi ko dukwiriye kuba abantu bazima, ni ingenzi ko dukwiye kuba igisobanuro cyiza mu bandi, ni ingenzi ko dukwiriye kuba indashyikirwa, ni ingenzi. Ndagira ngo dusoreze aha ngaha rero, mbifurije kuba igisobanuro kizima kandi igisobanuro kidasanzwe mu buzima bwa benshi, kugira ngo izina ry'Imana rikomeze guhimbazwa mu buzima bwanyu. Ndagira ngo dusoreze aha ngaha rero, mbabwire ngo ibiganiro byacu birakomeje, kandi ufite igitekerezo pe, tangaho ubwunganizi munsi y'iki kiganiro, biramfasha bikanashyigikira bikanatuma mbona icyerekezo n'inzira tugiye gukomeza kugenda tunyuranamo muri uyu mwaka mushyashya. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha rero, naho mu bindi biganiro bitaha. Ufite inama, ibindi bitekerezo, duhamagaye kuri 07818209. Wakoze kubana nanjye inshuti yanjye, kandi nkwifurije gutunga ubuzima bufite icyo bisobanuye mu buzima bw'abandi. Ndakwifuza kuba igisobanuro cyiza kandi kizima, izina ry'Imana rihimbazwe. Ndagushimiye cyane rero, kandi pe ndagushimiye cyane mu buryo bukomeye. Imana iguhe umugisha rero wowe twabanye, kandi rwose nizeye ko tuzakomeza kugenda tubana. Imana ibahe umugisha.